igihe cyaje kugira ngo na Patrick dutangira kujya mu ishuri. Tugeze mu ishuri turiga, ariko twagira abana batangira kutubera imbogamizi, bakajya badushungera mu ishuri, dore abantu uko basa, dore uko bimeze. Ariko ndashimira umukobwa umwe. Sasa rero nta kindi mama yahise akurikira mu mihangayiko, kuko nawe umuntu akubeshyeye akakubwira ibintu bitakubayeho cyangwa utakoze, bikageraho bigera kure, bikagira naho byagukura amata ku munwa, cyangwa se ibyo wari wifitiye by'umumaro, ntago wakwishima. Nawe mama rero ntago yahise yinjira mu mubabaro, umunezero atangira kugenda hagabanyuka akantu kubera ibyo bintu, kubera Fideli, kubera njyewe, sibyo. Papa wanjye akomeza kumuhatira, amubwira ati se oya ntago mbyumva, ntago bishoboka. N'abaturage bakaza bakamubwira ati oya ntago bishoboka, mugani ntago abantu bafite uruhu rwirabura mushobora kubyara umwana use gutya ngo bikunde. Ariko usibye kuba umuntu afite umwuka wera bikemu, hari ahantu ugeraho nawe ukabona ni ibintu bikaze. Kuba abantu bafite uruhu rwirabura bakabyara umuntu ufite uruhu rwera, soko kuravuga ntago nyoko soko kuruti no sinshobora, ahubwo toka uva mu rugo. Mama wanjye ahita yifatira ibitwo yari afite, twijya kwibera mu ishyamba rya Redemi ryitwa ubu bahabaye ngo ni muri Redemi, mu ishyamba rya leta. Aho mu ishyamba dukomeza kuhaba. Uwo mukecuru akajya tuzanira ibintu bakata mu gicuma gicemo kabiri byitwa uruho, akajya tuzaniramo igikoma cy'imyumbati akaduhereza, ati bana banjye mubyeyi bano bana kirasomaho. Inkuba ikadusiga, amazi imvura ikagwa, amazi akajya mu gutwi, amatwi akavuga nk'ingoma, ariko Imana ikaturindiramo tukabaho. Urumva twabona bwije imbeho itwishe, tugasesera mu myobo y'ibisimba. Mama wacu yatubwiye ngo ni imisimba ngo byitwa inyaga. reka ngusuhuze cyane udahema kurikira ibiganiro byacu tubagezaho bitandukanye buri munsi hano ku Iyobokamana TV. Gahunda ni yindi, ni ukuyoboka Imana nyine nk'uko twitwa. Ni muri ubwo buryo rero tubazanira abantu b'Imana batandukanye kugira ngo badufashe cyane mu kubaka umuntu wacu w'imbere, kuko ari nawe uzabona Imana. Ibiganiro, ibikorwa byose dukora biba bigamije ivugabutumwa. Ariyo mpamvu rero turi kumwe n'umuntu hano ugiye kutuganiriza, afite imirimo y'Imana myinshi abonye ku buzima bwe. Ushobora kureba kino kiganiro uri mu mujyi wa Kigali, uri hanze y'u Rwanda, cyangwa se uri mu gihugu. Reka nkubwire ngo niba ubona ibintu bitameze neza uyu munsi, wizere Imana, ejo bizaba bimeze neza, kuko twicaye mu isi y'ibibazo, ariko dora tuzirikana ko Imana yacu iri mu ijuru ry'ibisubizo. Watangira wibaza rero ninde tugiye kuganira. Amakuru wa mugabo? Amakuru ni meza, yego turashima Imana. Ku bantu badukurikiye barashaka kumenya urinde. Yego murakoze cyane, nitwa Fideli Mboneye, ndi umugabo ndubatse, mfite umudamu n'umwana, nditegura mu minsi izaza kuzabona uwundi. Hanyuma nkunda kuramya no guhimbaza Imana, mbese muri rusange ndi umukozi w'Imana. Uranaririmba cyane, gato cyane ku ndirimbo zawe turobeshe tutarakomeza. Kuzanjye se cyangwa ntangire ku kandi karimbo kamfasha? Nta kibazo. Gwino mukiza twibanire, unyibwirire ibyo unyifuzaho, nanjye nkubwire ibinyuzuye umutima, maze mukiza twibanire. Ko nubwo iki kiganiro kitaza koroha, kiraba cyiganjemo ubuhamya ndetse no kuririmba. Fideli, Karame, amakuru ni meza, ndashimira. Tuguhaye ikaze rero ku Iyobokamana TV. Murakoze cyane, dore kari nabwo bwa mbere nicaye ku Iyobokamana TV. N'ubwa mbere? N'ubwa mbere. Ntabwo ari ubwa nyuma, ariko nizere ko nitwongera kugukenera tuzakubona. Iri ni itangiriro. Iri ni itangiriro ry'umunezero wawe. Yes, ni byiza cyane. Muri kumwe na BKM ndetse na Fideli, nitwe nyine tugiye kuganira. Fideli ni umuntu Imana yagire neza mu buryo butandukanye cyane, biturutse ku mateka y'uko yavutse, cyangwa kuba yaravutse yisanga adasa nk'uko dusa,
afite ubumuga bw'uruhu. Hari icyo bivuze ku buzima bwe bw'umwuka ndetse n'ubuzima bw'imibanire n'abantu muri sosiyete cyangwa se ubuzima muri sosiyale. Nibyo agiye kudusangiza rero muri iki kiganiro cyacu, ariko reka tubanze dushyire imbere y'Imana kino kiganiro kugira ngo ntituvuge ibyacu ahubwo tuvuge iby'umwuka dutegeka kuvuga. Turagushimiye cyane Mwami Yesu Kristo, uri umwami wacu, uradukunda turabizi kandi natwe turagukunda kuko turi abana bawe. Ni ukuri ntabwo duterwa isoni no kwitwa abana bawe, kandi turagushimiye ko nawe uterwa isoni no kubura umubyeyi wacu. Aka kanya tukuragije kino kiganiro tugiye kugirana na Fidèle Mboneye kugira ngo kibe ikiganiro ufitemo inyungu ndetse n'abagikurikira babashe kwaguka no gukomera mu byo kwizera, kuko misiyo dufite niyo kuzakubona. Ibyo twakora byose tugize iherezo ribi ntacyo byazaba bitumarira, ariko nukomeza kurinda ubugingo bwacu no kubugaburira neza iby'umwuka tuzabasha kukubona, twicarane kuri ya ntebe tunezeranwe iteka nk'uko wabidusezeranije. Gira neza umuntu wese ugiye gutega amatwi kino kiganiro, natwe tuganira ntaba ari twe ahubwo habeho Imana iganira mu mitima yacu. Mu izina rya Yesu Kristo tubyambaje akoze, amen. Fide, numvise ufite impano nziza yo kuririmba kandi ni byiza, ariko si byo ntabwo ari byo tugiye kugarukaho cyane muri iki kiganiro. Cyakora ndagusaba ko twazanataramana ku Iyobokamana TV. Nta kibazo ndabyemeye, kandi nabonye uri n'umucuranzi mwiza wa piano. Tuzakorana ikiganiro kindi cyo kuramya Imana ndetse no kuyihimbaza. Ubwo tubihayemo isezerano abadukurikiye ko icyo kiganiro tugomba kuzagitambutsa. Uyu munsi none hari umuntu udukurikiye aribwo bwa mbere yakubonye, atarakubonye ku yindi televiziyo. Ndabizi ko wagiye uvugira ku mateleviziyo menshi atandukanye, ariko ni ubwa mbere ku Iyobokamana TV nk'uko twabivuze. Ngiye kugwa rero mikrofone wibwira abantu mu buryo burambuye. Fidèle ni muntu ki? Fidèle yavutse ute? Fidèle yavukiye hehe? Fidèle yakuze ute? Ni ibiki yahuye nabyo muri sosiyete byagiye bimubangamira, haba mu buryo bw'umwuka no mu mubiri? Fidèle amashimwe ye uyu munsi naya, mbese no kwivuga. Ni urugendo rwa Fidèle kuva kivuka kugeza uyu munsi tugiye gusangiza abadukurikiye. Yasabwe umugisha. Murakoze cyane Bikemu. Nsuhuze n'abantu mukurikirana Iyobokamana TV. Imana ibaho umugisha, iguha umugisha we wakoze subscribe, ugakora share ndetse na comment. Aba ari uguteza umurimo w'Imana imbere, kuko cyane cyane Iyobokamana TV ngira ngo n'izina ry'ubwaryo rirabyivugira ko ari Iyobokamana TV. Hanyuma rero nitwa Mbone Fidèle nk'uko nabibabwiye. Ngiye kuba cira mu mayange ku buhamya bwanjye cyangwa se ku mateka cyangwa se ku byandanze. Nta kindi tuvugira ubuhamya, impamvu tubivuga bikanagera no kuri kamera, ni ukugira ngo harimo n'abandi bantu baba bakiri mu buzima bubi, ni ukugira ngo bagire iyo bava, kuko ntabwo umuntu ashobora kugitera imbere cyangwa se kugera kure adafite aho bikomora. Ubwo rero niba ushaka gukomera mu mutima wawe ukongera ukumva umeze neza, ibigeragezo urimo kugenda ubihagararamo neza, kuko hari abantu bahura n'ikigerageza ku kanya bagahita bagwa cyangwa se bikabaca intege kubera nta bibakomeza bihari. Ubwo rero nanjye ibyo nzanye, ubuhamya nzanye buragukomeza mu mutima wawe. Nzi ko hari aho buri bukuvane, hari naho buri bukugeze. Amen. Uyu Fidèle mubona, ngewe uko mubona navutse mfite ubumuga bw'uruhu. Navukanye ubumuga bw'uruhu. Navukiye ahantu bita Ikinyinya, ni mu karere ka Gasabo, ni mu mujyi wa Kigali, ni hirya Kibagabaga. Komboro w'i Kigali? Ndi w'i Kigali. Yego. Hanyuma nza kuvuka, papa wanjye yakoraga mu kigo cy'Abadage cyitwa Deutsche Welle. Hanyuma rero igihe kiza kugera barambyara. Bambyaye kubera papa wanjye yakoraga mu bazungu, ntago yahise yumva yuko ndi umwana we, kubera ko yari akora n'abantu bazungu bafite uruhu rwera. Yabonye nanjye nza mfite uruhu rwera, agira ngo mama yamuciye inyuma, kubera ko mama hari igihe yazaga kumureba, bagiye nko mu birori bakajya guserebura aho ngaho nyine bajya kwishima, basohotse nko kuri Severant ku bantu bakundana, ngira ngo wenda ni uko nguko iminsi y'abakundana. Hanyuma papa wacu aza gutekereza yuko mama yamuciye inyuma, ariko ntabwo ariko byari biri, ahubwo ni umugambi w'Imana. Niko Imana yari yabishatse, kuko Imana niko ishaka itanga uko ishaka, igena uko ishaka, igaba uko ishaka. Ni ukuvuga ngo rero papa yaje kubibaza mama, aramubwira ati se madamu wanjye bimeze bite, uyu mwana makuru ye ko nkorera abazungu bafite uruhu rusa nk'urwe, none akabaje afite uruhu rusa nk'urwabo, urabona utaranciye inyuma. Mama aramubwira ati rero hoya, umwana n'uwawe
nukuri rwose ararahira, hari n'abacaga imisaraba bakayirenga ati rwose ndarahiye nukuri kw'Imana. Nawe yagerageje uburyo bwose agaragaza indahiro zishoboka zose, ariko umuntu kubera atari Imana atabasha guhishurirwa byose ntiyapfa kwemera. Yego. Ariko byaje kugeza igihe, ariko buriya nubwo ibigeragezo biza, Imana ibiri imbere y'umuntu kugira ngo nibona bigiye kumuhitana ibona ukuntu ikinga akaboko. Uko nuko Uwiteka n'ingabo idukingira muri byose. Sasa rero nta kindi mama yahise akurikira mu mihangayiko, kuko nawe umuntu akubeshyeye akakubwira ibintu bitakubayeho cyangwa utakoze bikageraho bigera kure, bikagira naho byagukura amata ku munwa cyangwa se ibyo wari wifitiye by'umumaro, ntago wakwishima. Nawe mama rero ntago yahise yinjira mu mubabaro, umunezero atangira kugenda hagabanyuka akantu kubera ibyo bintu, kubera fideli, kubera njyewe, sibyo. Papa wanjye akomeza kumuhatira amubwira ati se oya ntago mbyumva, ntago bishoboka. N'abaturage bakaza bakamubwira ati oya ntago bishoboka, mugani ntago abantu bafite uruhu rwirabura mushobora kubyara umwana use gutya ngo bikunde. Ariko usibye kuba umuntu afite umwuka wera bikemu, hari ahantu ugeraho nawe ukabona ni ibintu bikaze. Kuba abantu bafite uruhu rwirabura bakabyara umuntu ufite uruhu rwera, yego, biturutse kuki? Ntago twavugana ngo papa twagira gute, ariko nawe buriya yaraketse. Ntago babyoroshye iyi si, harimo ibintu bigiye bitandukanye, ariko ibyo yakekaga ntago ari byo, ahubwo nuko wenda yabigize intambara ndende bikagezaho bituma mama yirirwa kubitwa buri munsi, bituma nanjye ntafatwa nk'abandi bana, nk'undi mwana. Navutse ndi uwa mbere, kuko hari igihe ababyeyi baba bafite batwite, umubyeyi atwite, umugabo yarateye inda, bakavuga ati umwana tuzabyara tuzatumwogoshesha muri sari kwa runaka imeze neza, tuzamwambika, tuzamusohokana mu mashoping, byo kumushopingira imyenda myiza ikomeye cyane. Bari bafite izo bije, ariko naraje ibyo bintu bitabihagarara kubera ko ubyishimo papa yari afitiye n'amatsiko yari afitiye umwana azabyara ntabwo byahise biza, kubera yahise mbona. Byabaye intambara ndende, rero mama atangira gukubitwa, bakajya bamukubita inkoni za buri munsi. Yaza yakamubwira ati sinzajye mbona abashyitsi nibazaze iki cyana nkisange mu nzira, bajye baza nuzajye ari papa. Donc gutotezwa kwawe kwahereye mu rugo, kwahereye mu rugo. Aramubwira ati wowe ntabwo uyu mwana ari uwanjye, uzamushyire ibizungu byamubyaye, kuko waraciye inyuma, warasambanye, kandi mama ntiyigeze abikora. Ariko Imana ikomeza kubana nawe nanjye kandi. Hanyuma papa akajya amubwira ati ninzajya mpinguka inyuma y'igipangu nzajya mvugiriza ujye umukura mu nzira ku buryo abashyitsi batazamubona. Yahingukaga haruguru y'igipangu rero yavugiriza, ubwo mama agahita ahutaza yirukanka ati muvane ibintu mu nzira, akabwira abakozi muvane ibintu mu nzira, papa wabo yaje, muvane uyu mwana mu nzira mujye kumuhisha ahantu kure. Bibaza ariko barampisha kandi ikiremo, urumva bimbana ibindi bintu bikemu. Nahe nyiri umwana nyine ntaramenya no kubyitaho, nuko mama yagiye anganiriza no buhamye ngenda numva mu baturage, numva ni ibintu bikomeye cyane. Ndakubitwa, yansanga mu nzira ndimo gutambuka nk'umwana, agahita aseta intoki akazikandagira akazisyonyora, nkarira mama wanjye akampoza. Kandi mama nawe yampozaga mu cyayenge abanje kuperereza yuko atabona ko arimo ataguhoreza hareba ko yari guhita muhutaza nawe. Byabaye intuza ndende, hanyuma nihuse biza gukomerezaho, aza kongera gutwita, atwise undi mwana. Noneho papa wanjye aramubwira ati rero inda ndabizi noneho ko nayo iguteye mbizi neza, ntuzasohoka abantu bakurebe, ntazajye n'ahantu uzajya guhahira, abakozi bazajya bakuzanira ibyo kurya, ubihama naho ngabo. Uwo mwana utwite ndashaka kumenya ibyo ntekereza ko ari byiza, uzamubyara ndeba ko naguteye inda mbizi. Wenyine buriya mu bantu bose bafite test zitandukanye ntabwo wamurenganya. Hanyuma igihe kiza kugera mama aratwita, ariko mama akajya asenga, akajya avuga ngo Mana uzambabarira uko nabyaye uyu mwana usa gutya, kuko papa wanjye yari yaramubwiye ngo nubyara umwana ufite uruhu rwera nzabyemera, nzamenya ko ari abanjye, kuko nubundi nakwitereye inda ndabizi, naho wagiye gutya na gutya, nzamenya ko ari abanjye. Ariko nubyara umwana w'umwirabura nzamenya ko ari we wanjye nabwo, ariko wa wundi ari umusambane wasambanye muri babazungu databusha nkorera. Urumva biba imbogamizi zikomeye cyane. Sasa rero igihe kiza kugera, mama ajya kwa muganga arabyara. Amaze kubyara babona byaye umwana usa nkanjye wundi wa kabiri,
kandi mama yarabyifuzaga abona byawe umwana usa nkanjye noneho mama yifuzaga kumubyara juste kugira ngo anyomoze intonganya ziveho urumva birumvikana intonganya ziveho noneho papa aza kwa muganga aje kureba areba asanga umwana wavutse arasa nanjye papa wanjye ako kanya yahise asaba imbabazi mama aca bugufi bikomeye aca bugufi aravuga ati nuko abantu duteye kwere nakuzizaga ibintu utakoze inkoni nagukubise ubu nzazivura gute nzagaruza urukundo nibugukunde ndarucukura hehe ndarukura hehe hazamo kwicuza gukomeye ari igihe ushaka kugarura igihe kandi kitari bugaruke urumva n'amajeste yagiye aba muri iyo minsi cyangwa ibikorwa bitari bugaruke ni ukuvuga ngo mama baramukubise akajya arya ibiryo numva yaryaga ifiriti batangira kuyimukuraho akarya ibiryo bitameze neza kandi yari umugore w'umunyacyubahiro papa wanjye yari umukire afite amafaranga rwose urumva nawe umuntu wakoraga mu Badage ntabwo ari umuntu wari woroshye iyo ataza kuzana ibintu nk'ibyo ngibyo akaba akiriho sinzi n'impamvu buriya yatashye ubwo buriya n'Imana yabishatse nta kindi namubwira ngo iruko ridashira ariko bike n'ibintu bibabaje cyane urumva papa wanjye aza kutwemera none ahita yita amazina ahita avuga ngo uyu mwana reka muhindura izina umwite Fideli Mboneye Fideli ni izina rike yitwaga Fideli papa wawe papa wanjye yitwaga Fideli none ahita avuga ati za mbabazi ndi bugusabe nta kindi kintu ndi bukore usibye gufata izina mfite nkaryiyomoramo ku mutima nkaza nkaricomeka mu mwana wanjye nkagaragaza ko imbabazi zihari amen ahita nyita Fideli Mboneye nese siko witwaga oya ntabwo iryo zina ryari rihari ntabwo ryari rihari yari yaranze no kunyita izina wabayeho nta zina ufite nyine banyitaga bebe bisanzwe ariko ntabwo izina bari barinoza neza ntabwo ibyo bintu yabyumvaga urumva barangije undi wa kabiri bamwita Mazimpaka Patrick Mazimpaka rero abantu mwumva ikinyarwanda ni ugushira impaka amazimpaka nyine impaka zirashize yaramubyaye abonye umwana aje asa nkanjye aravuga ati ko kabana n'abanjye impaka zirashize kweri mubyeyi mbabarira umwana wanjye mwise Fideli w'imfura undi wa kabiri mwise Mazimpaka Patrick bibuko nguko Patrick ubundi yaje ari nko kundokora niyo mpamvu niyo yankorera amafuti kaje nusibye ko nta nayankorera ariko Patrick niyo twatungana kajana ubwo ni karabo k'Imana uri kuvuga ni karabo k'Imana Patrick urako na indirimbo na Clarisse Classic Patrick niyo twakura yankorera ikosa kaje cyangwa ari gukora niyo twatungana usibye ko tutajya dupfa no gutongana niyo twagira gute turongera tukiyunga ahubwo umuntu wakwitera mu byacu yabihurikiramo urumva kuko yaje nge mufata n'umuvandimwe wanjye nkunda cyane kuko Imana izambabure sinzabone yapfuye cyangwa nawe ntazabone simbizi nimba Imana izadutwarira rimwe ntago bizi urumva ariko umuvandimwe wanjye mukunda kubi ndetse na mama wanjye n'abavandimwe mama aracyari mama wanjye ni umubyeyi ushima Imana hanyuma igihe cyaje kugera papa wacu ntiyakomeza kubaho ariko abantu bakajya bamubwira ngo aba bana wabyaye si abantu bazima ugerageza ubima amaso y'abantu batazajya babareba bateye isesemi bateye umwaku bateye aho twageze muri societe tugeze muri societe noneho byari indani mu byumba by'inzu yabo ariko noneho bivuyemo imbere bigiye kuri rubanda noneho batangira kuvuga bariya bababyaye nabi baragendesheje reba abana bafite ukuntu basa ari ukuntu ese buriya abana bazamumara igihe ntabwo bazamutuma kuvoma ntibazabatuma kugira gute regise nawe arasamye aho ngaho ngo ubwo tufite abana ese muzamuvuga ko muri papa runaka bavuge papa w'ibisimba cyangwa papa w'ibigeragezo papa ayo namenye y'abasetse ko bayite urumva batangira kudushinyagurira bamwe bakaza tuje kureba abo bana bamwe bakaza wenda bavuga ngo baje kureba abana ariko bakaza baje gushinyagura nk'umuntu yaba yicaye arimo kutureba mama muduhaye ngo atuzanye akadushyira mu ntoki zo muntu uje kutureba yatwitegeza ukumva arasetsa ateye igitwenge avuga ati yo mwana zambabare hari n'uwaterwa agati mu izina ry'Yesu sinzabyara umuntu usa nk'uyu kandi mama yumva hino abantu bakomeza kugira gutya mama akajya agatokesha baratokesheje ariko Imana ijya ibababarira gusa abantu bafite imyumvire itandukanye bike tugomba kubivugaho tugomba kubivugaho hanyuma nono bigeraho dutangira kugenda dukura abantu bakajya babwira papa wacu bakavuga ati rero mubyeyi wabyaye abana bagize
batange bagurishe bazakuvira amafaranga bigendere. Urumva badupangira umugambi wo kuzadutanga, baduha amafaranga, babaha amafaranga bagire badutange ntituzongeye kugaragara mu miryango yacu. N'imiryango rero nayo irabishyigikira. Urumva ngo iki barabashyigikira, ariko bike ugira ngo ibintu bibera mu isi ugira ngo ni ibintu byoroshye. Nakureba kuba uri umuntu ufite umutwe, ufite amatwi n'amaso, uri muri kiremwa muntu, abantu bagasinya imanza bagasinya inyandiko zo kugira ngo uve mu bantu. Urumva bimbana ikibazo. Ariko igihe cyaje kugera, papa wacu baramubwira ati rero abo bana batange. Igihe cyo kugira ngo badutange, mama wacu aradutorokana. Papa wacu yazanye abantu bari butujyane, basanga mama ntahari. Mama haje mu gitondo, ari mu gitondo aje, papa aramubaza wari wagiye. Ni nagiye gusura nyogokuru. Byaheye ko yari yaraye ahantu mu baturage, ari ukugira ngo batadutwara. Bari banamubwiye ngo azaducukurira icyobo badutabe abantu batabizi. Bagerageza teste zose ziranga, ariko Bibiliya iravuga ngo agati kateretswe n'Imana bike ntabwo gahungabana. Urumva uko byagenda kose umuyaga uzaza, kateretswe n'Imana ntigahungabana. Twaciye muri ubwo buzima bikemo, baducurira urwo gupfa. Imana iravuga ngo no, ntago abana banjye bagomba kugenda. Urumva Imana iratubika, turi abana tutazi n'ubwenge, tutazi n'uburyo twakwiramira, tutazi naho twahungira. Imana yacu ikoresha umubyeyi wacu mama iramukoresha. Mama wacu atubera imfura. Buriya ni intwari, ahubwo ikintu nsabye bazamushyire mu ntwari kabisa, bazamushyire mu bantu bakoze iby'ubutwari. Ntabwo abantu wenda babyumva kubera atari ibintu byabaye ku gihugu abantu benshi wenda ngo bamenye ngo yabaye intwari runaka, ariko nanjye ndi umuturage w'igihugu, nanjye bazamushyire mu ntwari. Ngenda bisabye mama wanjye bazamushyire mu, kuko ni intwari. Abantu bavugaga jugunya, ari n'abagabo bazaga. Icyo gihe papa wacu yaje kugera igihe yitaba Imana, ava mu isi. Ariko mama wacu batangira kumushushubika, nayo imiryango iramubwira ati va muri iyo nzu, niya papa, niyo umugabo wa, niyo umuntu w'umuvandimwe wacu, vamo. Ibipangu batangira gusenya, amaradiyo barasohora, amafirigo, ibintu byose barajyana, amasambu bayihera abandi bantu, bakamuzinzikanya, bakamuha amafaranga abiri, hari ayo bamuhaga naho batayamuhaga. Ibintu bibura uvangatiranye, ibintu barasenya, amaporotayi barahanantura. Bikemo kuba nkihumeka ni ku bwanjye, ni imbaraga z'Imana. Imbaraga z'Imana. Parasenya mu nzu yisokemo, mu nzu yisokemo, yajya kuvoma gushaka amazi bakabwira ati no, iki ni cyo kindi cyabyeyi babana, genda muvane ku mugezi ntavome. Mama akajya kuvoma ibirohwa, nimba ari ibirohwa ibizi byo mu mihanda, akabiyunguruza umupira akashyira mu gikombe tukanywa. Yajya gusaba ibyo kurya bakabimwima, akajya kureba abantu hari ibigori byanambye, akaza akabiduhekenyera akaduhereza. Nta misaya twari dufite yo guhekenya, inzara yari yaratwishe. Twari dufite papa wacu ari umukire akora muri Deutsche Welle mu kigo cy'Abadage akorana n'abazungu. Dusubira hasi, mama yari umukire nawe wavuga donc bikemera, yavuga kameme bikemera, ariko biza gusubira hasi. Ibintu byose birakama. Muri imbye yaravuze ngo igifaransa ngo kirakama. Uriya n'ubuzima, ari igihe ugera mu buzima imibere ikagukubeta, ibintu byose bikakama, inzira zose zikifunga zikaba ikare, wareba hirya no hino ukabona nta nzira. Ariko Imana ishimwe, hari abanzi baba bafite umwuka bike, hari abanzi baririmba indirimbo kabisa zigakora ku mitima y'abantu. Ni ukuri kabisa. Ariko ikintu kimira Imana nuko nkihumeka. Byarakomeje, baradushushubikana gutyo, tuza kwimukira kwa sogokuru na nyogokuru bari bakiriho. Ahantu bita Rutongo, ni muri Rulindo, ahantu bita Imasoro. Nyuma mukecuru wanjye sogokuru nyogokuru wanjye yitwaga Foibi, yitwaga Bwerere, bamwitaga Bwerere niko yitwaga, ariko kandi kazina bakamwita Foibi cyangwa se Bibi kubera ari umukecuru. Yavukaga ahantu bita mu karere ka Gasabo hirya za Rutunga. Sogokuru wacu nawe yavukaga yarafite igisanira cy'i Burundi, Bujumbura. Baza kubaka aho ngaho bari mu majyaruguru, baza kuhatura, barafatisha ibintu bimera neza. Natwe batangira kugira amashyo y'inka, amasambu, buri kimwe cyose. Noneho tuhageze wo kugira ngo sogokuru na nyogokuru sogokuru yakire mama, atangira kumubwira ngo natujyane, ngo ntaga dushaka. Ariko nyogokuru akumva dufitiye impuhwe, ariko sogokuru akabyanga. Nono mama icyo gihe yagiye gusoroma n'agasombe aragateka, agashyizeho. Sogokuru ntabwo yari yaza, aje ahita avuga ati ntabwo twakubwiye
uburara bwawe wagiye gusambana n'abazungu ucitse umugabo wawe gute nta soni utangira kumukubita utangira kumushushubikana isombe yaratetse sogokuru ahita yimena mu ziko mama wanjye agira umujinya avuga ati abana banjye koko aka karengane mfite nzakavamo gute sogokuru nawe wambyaye ndi umwana wawe none utangiye kumenesha n'ibyo ese ko bavuga ngo ibya ikibazo irakirigata nago wakwemera ukihangana base n'imisaraba mfite ukayihanganira sogokuru avuga ntabwo sogokuru uti no sinshobora ahubwo toka va mu rugo mama wanjye ahita yifatira ibitwo yari afite twijya kwibera mu ishyamba rya Redemi ryitwa ubu bahabaye ngo ni muri Redemi mu ishyamba rya leta tujya kwibera mu gutyo harimo inyamaswa harimo imbwebwe harimo ibisimbo by'amoko yose inyaruvi imisega ibintu nk'ibyo ibisimba by'amoko yose bikema ako Bibiliya iravuga ngo niduca mu mazi ntazadutembana ariko niduca mu muriro nabwo ntabwo tuzashya ibisimba byaramotse ntibyaturiye inkuba zarasaguje ntabwo zatwishe umurabyo waraza gukikubita ukagira ngo ni ikigare ukagira ngo ni iringi y'igare umurabyo ukaza ukizinga ushashagirana kabisa kavuga ati none ndapfuye birarangiye ariko kumva inkuba irashije iragusize inkuba ikadusiga amazi imvura ikagwa amazi akajya mu gutwi amatwi akavuga nk'ingoma ariko Imana ikaturindiramo tukabaho urumva twabona bwije imbeho itwishe tugasesera mu myobo y'ibisimba mu macu yatubwiye ngo ni imisimba ngo byitwa inyaga tugacengeramo ubwana bw'inyaga tukabuvanamo bukirukanka ku misozi tugacengeramo tukiyorosa amakoma twacagana hitwa Mwarwamakuba yari afite umukecuru witwa Nyiriromba yaratashye nawe iruhuko ridashira Nyiriromba yadukoreye ibintu byiza Imana izamuha ijuru niba ari no mu gihirahiro wenda atarakoreye n'ijuru ariko Imana imuhera ijuru kuri icyo ngicyo urumva niba ari ahari atameze neza mu butaka aho yapfiriye Imana ihindura icyerekezo imujyane mu ijuru kuko yadukoreye ibintu byiza cyane nkunda abamama cyane nkunda abamama Imana ijye baha umugisha abamama mujye muhorana umutima w'urukundo n'abagabo si ukuvuga ko tutagira umutima w'urukundo ariko abamama babasha kwihangana cyane kurenza abamama rero bose aho bari hose nibubaho urumva bikemu ubuzima bwacu ari bagabo muhumure ntago mbanga nanjye ndi umugabo mugenzi wanyu ndimo ndatanga ubuhamya muri ababyeyi kandi hanyuma igihe cyaje kugera aho mu ishyamba dukomeza kuhaba uwo mukecuru akajya tuzanira ibintu bakata mu gicuma gicemo kabiri byitwa uruho akajya tuzaniramo igikoma cy'imyumbati akaduhereza ati bana banjye mubyeyi bano bana kirasomaho mufate n'utu tujumba murye murebe ko mwasamura mukaramuka amahoro twaturya tukumva ibifu bijemo akantu tukumva tugahimbaza Imana tukavuga ati Imana uriya nubwo bimeze bityo ariko uri Imana nyamana urumva ibigerageza tubihimbarizamo Imana bike biremera kandi Imana iduha imbaraga turakomeza ntitwajya mu biki n'ibiki ntitwatuka abantu ngo tuvuge gutya mama nawe ngo yihimure agenda ajye mu bapfuma shikishe hoya yarahamye ku Mana aravuga tuko byagenda kose ndi mu biganza by'Imana n'abana banjye bari mu biganza by'Imana urumva dukomeza kubaho gutyo mama wacu igihe kiza kugera sogokuru arapfa nyogokuru arapfa hasigara sogokuru nawe abona birakaza aravuga ati rero mubyeyi mwana wanjye ndabona ngiye gupfa ngo inundwaze agiye gupfa arimo gusamba hamagara mama ngo naza mu rwaze biba ngombwa yuko tuzamukana aduhamagara arimo gusamba wiya duhamagara kinda muzima twari kuzatunamwoza ibirenge cyangwa tukanamufurira n'iyo myenda ariko ataduhamagaye asamba ariko yaduhamagaye kubw'inyungu zagiye gupfa avuga ati nazi baze bandwaze nibize n'ubundi ntabyo nzojya kura amaso turaza turamurwaza kandi twanamurwaje neza apfa neza turanamushyingura amahoro tumusezerana nk'abandi Imana nawe izamuha ijuru ntizirengagize ibyo yakoze urumva njye nta muntu nifuriza ikibi bike ubimyifuriza ngewe ku bwanjye n'umuryango wanjye ibyo nakazi ke nta muntu nifuriza ikibi kandi kuko ifuriza ikibi kuko ifuriza ibi byiza byose ntago ari ukuvuga wenda ngo ni ibiki ni urukundo mfite ni imbaraga z'Imana zindimo ni impuhwe mfite ni agakiza mfite ntakiri ikindi kintu cyeka Imana ikomeza iraturinda sogokuru n'abana bose bamaze kwitaba Imana dusigara muri ka kazu bari bafite nabwo ibintu byose bari barabigurishije kubera kurwaza gutyo na nyogokuru ajya gupfa hagiye ubutunzi bwinshi kugira ngo yarwariye ahantu henshi aza gupfa bigoranye imiryango yikusanyije hanyuma
imiryango yo kwa sogokuru na nyogokuru imenye yuko twagiye turi muri ya nzu, bamenya ko twe dusigayemo, baravuga ati bari abantu batazadukomeza kuba hariya, reka tubavanemo. Baraza ya nzu nayo barayisenya, twisubirira ahandi mu rutoki, twibera mu rutoki. Hari musaza wa mama witwa Nkurunziza wari waragiye Darifuru, aratubwira ati hari akazu mfite kahengamye n'ubundi kagiye guhirima kuko nta ninzi itaratekerezwaga ko yabamo abantu. Aratubwira ati mugende muyihengekemo, nibagwiriza abagwira, n'ubundi ibigerageza mufite ni byinshi, ariko njyewe nta bundi bushobozi aka kanya mfite, ndi umusirikare, reko mureka ku kazu mfite mugende mukihengekemo uko biri kose. Abasirikare rero, respect for you, Imana ibaha umugisha aho muri hose, mujye mwumva mugenda muvuga ko Fideli ndabakunda cyane, ndashaka no kuzakora indirimbo ishima Imana, ariko ko yatuzaniye n'ingabo nziza zimeze neza. Abasirikare rwose mufite umutima mwiza, niyo hagira umuntu utandukira umwe muri mwe agakora ibintu bitageze neza, mujye mukebura mubabwire ati mwakoze nabi. Ariko abasirikare mwubaho umuntu wambara uniform, umupolisi, mujye mubona Fideli munsuhuze. Ntago nabatinya, niyo waba ufite imbunda ndaza nkagusuhuza, nkatera isari nkavuga ati afande wanjye umeze neza, kuko nzi ko umutekano wawe ari fresh, ari neza. Mu bicuti zanjye mbakunde, nanjye munkunde, ndabakunda cyane. Hanyuma araza uwo musaza wacu, musaza wa mama, ambwira ati mukomeze, igihe kiza kugera rero aza gupfa, ava mu isi, dusigara gutyo, kakazu nako kaba karahirimye. Igihe kiraza kugera Bikemu, none ndimo kwegera mu gutabarwa kwacu. Urumva, ndagira ngo numvikanishe, mbwira umuntu ufite umutima wihebye wakize kure, mubwire ngo witinya. Hari Imana ibasha guhindura amateka, hari Imana yongera ikarema ibitari biriho bigafatika. Ibyari bigeze kuri Imana ikongera ikagarura, ikongera aho wari urimo gusamba, ukongera ugasubira buzima, ikakondoza umwuka wayo n'imbaraga zayo n'ubuntu bwayo n'ububasha bwayo. Igihe cyaje kugira ngo na Patrick dutangira kujya mu ishuri. Tugeze mu ishuri turiga, ariko twagira abana batangira kutubera imbogamizi, bakajya badushungera mu ishuri, dore bano bantu uko basa, dore uko bimeze. Ariko ndashimira umukobwa umwe nigeze kumubona icyo gihe aciye ahantu nari ndimo gukorera, yitwa Mukangeri. Ndamwibuka, ubu yarabyaye, sinzi nanatuye, ntago muzi rwose, ambabarire nambona kuri YouTube azampamagare tuganire. Yitwa Mukangeri, atuye Urutongo muri za Masoro, twariganye. Ni umwana w'umukobwa wankundaga bya hatari. Aravuga ati uyu mwana ni mwiza, uyu musore ni mwiza, ariko mumwangira iki? Nabura urubaho, agahita agenda akangura urubaho akaruzana. Nabura itushi yacika yavunikamo kabiri cyabaye yinyibye, akaza akampa itushi, akambwira atakira ndika. Biranshimisha uwo mwana witwa Mukangeri. Umva, nuba ndi ku mutima ahari hose, niba ari nibigerageza afite mu rugi we, Imana ibikureho kubw'ikintu yakoze mu izina rya Yesu Kristo. Imana imushyire mu buzima bwiza, imuhindurira amateka. Kandi niba nariho neza, musabiye indi esikariye cyangwa urundi rwego rwo kuzamuka hari. Urumva, Bibiliya iravuga ngo ukoze neza tumushimire Bikemu. Urumva, njye ubigengezemo ni ukuvuga Imana, ni ugukora iby'Imana ishaka, ni ukujyana mu mwuka w'Imana. Nta na rimwe muzongera kubona kuri YouTube ndi mu bintu bivuga ngo by'imitwiko. Nta mitwiko nshaka kuri YouTube. Ndashaka kuvuga Imana, abantu bagahimbuka imitima, nkasengera abantu bagakira, nkabakomeza mu buhamya. Nibyo, nta kindi twaremewe usibye guhimbaza Imana. Ubu ninjiye mu mwuka wera, nimba ari cyo gihe igihe Imana izantabara ikavuga ati Fideli va mu isi, cyangwa se akira ubuzima baho neza, kanguze n'abantu gutyo gutya na gutya, izabikore. Ariko igihe gisigaye cyanjye n'abantu bose babyumve, igihe gisigaye cyanjye ni icyo gukorera Imana. No kuri ishaka nge njya senyisa Imana imbabarira ikintu ndimo kwinginga Imana madamu wanjye aranyubaha, ariko imukomereza umutima, azihanganira ibintu tuzajya ducamo kubwo gukorera Imana. Kandi icyo sinzabaho nabi Bike. Oya ntibishoboka. Urumva, nta kazi ngira, mbayeho gutya, ariko Uwiteka ufite intego yo kwagura ubwami bw'Imana. Urumva, reka nkomeze nsoze. Hanyuma igihe kiza kugera, dukomeza kwiga, umukobwa aramfasha, turimukana mu wa kabiri, mu wa gatatu turimukana, mu wa kane turimukana, mu wa gatanu turimukana, turakomeza. Igihe kiza kugera, ibintu by'ishuri turakomeza turiga, ishuri tugera turivamo. Ndimo ndihuta. Turivuyemo, icyo gihe na Patrick twarigaga. Turivuyemo dutangira kubona ubuzima bwacu bwatangiye gukura, dutangira no kwitekerezaho. Twaca ku muntu tukabona ararangaye, yikubise nko mu bizima, ati ndebera barano ko basa. Si biriya bintu birasa gute? Njye na Patrick turavuga se turi abantu koko wamugani.
ariko twafata umubare twafata rimwe tugateranyaho 25 tukamenya ko ari 26 bihwanye na 26. Twamenya ko ijana gukuba ijana ari angahe miliyoni, sibyo? Ijana gukuba incura 10 ni igihumbi, sibyo? Tukamenya yuko 5 gukuba 5 ari 20 na kangahe na 5. Ibyo rero tumenya ko mu mutwe wacu ari hazima. Tavuga atari ibi bintu abantu bavuga ko tutari bazima, nibyo? Reka twihikizere none twiremere ubwami dusanze turi bazima. Reka twikorere ubwami bwacu. Teste turayibonye turi bazima, ariko reka tureme ubwami bwacu mu mitima, twumve yuko natwe dushoboye. Twireme mikizere. Umuntu navuga bitakara inyuma nitumuyinyuza tumugire ngo haya urabona gutya na gutya, twicecekere ngo twisoba. Ntagiye twari dufite, kandi n'ubundi mu buzima bwanjye wanse kutanseka ntagiye mfite, wambwira ngo ndumukene gutya na gutya nambara umwenda umwe, nta kintu mba nitayo. Nukuri ko Imana ngiye ntabwo simbizi nimba nteye nk'abantu bose bo kwisi. Ngiye simbizi ntabwo wanseka ngo ngiye bizajya cyeko nunsetse nakoze icyaha. Ibyo byankora ku mutima nkavuga ati nkanarira nanikurubanga hasi nkavuga ngo Mana rwose nakosheje. Bikari n'utuntu tw'utwa umuntu yagendaga akora ari kera kiri umwana, akagenda na nk'umuntu yavuga hari igihe, kuko hari igihe byageraga bikatubabaza kuko iminsi ntihora isa, tugatangira kwijujuta. Urumva? Cyangwa hari n'igihe nagendaga nkaguza nk'umuntu nkavuga ati wamba bari ukampa amafaranga kubera bwa bukene no kutabona akazi, nkabura n'ubwishyu. Shabike umuntu akantuka avuga ati iki kintu cyaranyambuye cyanyimye amafaranga yanjye ntagize, ariko nanjye nta kazi nari mfite. Urumva? Bikambera imbogamizi. Ariko n'ukuri ko Imana aho uwo muntu ari hose, nimba nari murimo n'igihumbi niyo yaba nari murimo na senyisa, ambabarira amenye ko ari ubuzima bwabikoze. Urumva? Amugiye rwose nuko ngiye ndashaka kuboka ku mutima buri kimwe cyose. Nta bintu by'ibyaha nshaka kugenda nshaka korera Imana, ntashaka nkapfa. Urumva? Hanyuma ubuzima burakomeza. Twihuse igihe cyaje kugera nge na Patrick tuza kugenda twumva hano hari umushinga ufasha abantu b'imfubyi n'abapfakazi. Mama wanjye aza kubimenya, aza kumenya aho bakorera, turagenda dusaba muri uwo mushinga, baratwinjijemo bemera kudufasha. Bakajya baduha imigati ya buri wa kabiri no kuwa gatanu hari ndumva, bakajya baduha imigati tukayirya, akaba ariyo turyana batuvana ku migati noneho badushyira ku mafaranga, bakajya baduha 5,000 ku kwezi, biva kuri 5 badushyira ku 10, biva ku 10 badushyira kuri 20, dutangira kurya amafaranga. Icyo gihe twarayafashe, mama yatuguriye ubugari, atugura n'umuceri, ariko icyo gihe umuceri wari umpitanye, ndabyibuka bike nari ntibari ikiro nariye cyose. Oya, ni ikiro. Nari mama yaduhaye mu dusane tubonera tw'umwe tumeze nka dusafuriya, buri mwana muha imwe twarabikubise inda zirabyimba. Ibiryo turabirya bikema twumvaga impumuro n'ukuntu tutaherukaga impumuro y'ibiryo. Tavuga Mana yanjye we, mbega ibiryo biryoshye. Twakuye mesheke nuko yagavuga bike yo umubwi muntu niburimo wagize amahirwe ugatwara imodoka, gitwara imodoka uvuga Imana ndagushimye, unayihimbariza muvuga ati reka nkuremesheke igenda gende n'ibirenge. So urabiyobo ubuzima waciyemo nshuti yanjye. Hanyuma nihuse ibihe biza gukomeza, aho hantu bakomeza kudufasha, ariko nge na Patrick tuza kwisobanukirwa, tuvuga ati ariko aba bantu bazamva ko dufite ibitekerezo gute, reka tugire icyo dukora, tubereke ko dufite ubwenge. Dutangira kubicisha mu ndirimbo, turavuga ati nta handi ubuhamya bwacu buzumvikanira nitubicisha mu njyana zibyinitse, injyana zicurangitse neza, abantu bazabyumva, bazakurikira yanjyana nakakajambo bagende batama kantu bamenye ko turi abantu dushoboye. Byibura isura yacu nigenda igaragara rimwe gutya, nagaragaye umunsi ku cyumweru materaniro runaka gutya, kandi twabonye ahantu tubona nta handi hantu twakura abantu benshi, kandi abantu bwe twumva bafite umutima, turavuga ati ni mu rusengero, kandi koko bihuza nuko dukunda Imana. Ndavuga ati reka tubihurizemo tubwiriza abakristo. Aha twagiye iyo mwinjiraga mu rusengero, ho byari mwinjira mu rusengero bwa mbere cyangwa muri iyo minsi insengero ho ntabwo babamaganaga aho ngaho? Bibaho bike, ariko ntabwo ngiye gusobanura ibyitorero cyane, iby'insengero. Insengero nizubahwe kuko nta hantu ho gusengera gusa, nyine abarokore tugira abantu ndavuga bimwe wenda kuba havamo bamwe bakavuga ati barimo ibiki byinjiye mu rusengero, barimo cyane. Harimo batubonaga twigeze kujya ahantu tujya kuririmba, twinjiye mu rusengero, abadiyakoni batangira kudusunikisha imitwe y'intoki gutya,
bakajya badusunika ati oya mugende ntago bishoboka nakongera Patrick tuvuga ati turinjiramo ni mutatwemerera twaje gukurira imbere Imana maduha indirimbo mutatidu ntago riri bureme twe tumeze nk'abiyahuzi ariko ni imibere ariko ntago twakoraga ibintu ntitwanarwanaga badusunikisha intoki tukinjiramo tukabyina bakabantu bagatemba bakavuga ngaho ese abantu bo bateye baturutse agana ariko intumbero twe dufite yari uburyo twabonaga kwinjira mu bantu nta kundi bizakunda tugiye gukoresha strategy zose zizatuma umuntu atega ugutwa akatwumva akanasobanukirwa ko umuntu usa nkanjye afite ubushobozi bwo kuba yakora afite n'imbaraga n'ibitekerezo bikaba urimo kubyumva urumva twinjira amashize akanya umupasiteri agira impuhwe aravuga ati buriya abapasiteri nimubahwe umupasiteri agira impuhwe aravuga ati ariko mw'abantu abo bantu murimo gusunika murabazi nimubareke binjire ariko nta nubwo nanahahisha n'itorero twagiyemo urumva oya aho n'ahantu mbere twagiye ahubwo aha kabiri twagiye ndahababwira aha mbere twagiye uwo mupasiteri arababwira ati muzaze tuzabaha umwanya nimugaruka turitahira ubwa kabiri noneho dupanga kujya ahandi tujya kuri ADPR Nyacyonga ari hirya y'Ikabuye hari harimo umupasiteri uhayoboye witwa Barinabe hina ba Kerima ndamukunda cyane na ba Mama Jemima mwese Imana bamugisha na komite nyobozi ya ADPR hano Nyacyonga Imana bahumugisha korari ahava ndabasuhuje nizare ko mumeze neza mu kibirimo kandi muntumire ndi mwitorero basure nubundi ndi mu murimo w'Imana ndi gukora kuri ADPR ahantu bitarya gashaza ndi mu murimo w'Imana ndimo gucuranga piano no kubwiriza. Reka tunabwira abantu ko twicaye muri urwo rusengero. Twicaye hano muri rusengero. Ariko bikereka ubwira bya gashaza. ADPR bya gashaza. Reka nkubwize ukuri. Reba nk'ubu Fidele sinende umuntu uciritse. Reba kugira ngo itorero rikwizere rikubwiye ati akiri itorero uzi ibyuma birimo hano. Harimo ibintu bihenze byinshi cyane ariko bakakugira icyizere bakavuga uri umwana w'Imana nta kindi twagukekeraho. Urumva akiri itorero sigara twigire mu bagiye gushyigikira umuntu mu bukwe bansizeho ndimo kwitangira ikiganiro baraza twongere dukomeze. Urumva icyo nababwira rero harimo kugwa kavura ariko ni gakeya nta kibazo abantu babyumve. Hanyuma rero iyo ADPR Nyacyonga niyo twagezemo nge na Patrick baratwakira baravuga ngo bagomba kudukorera indirimbo badukorera indirimbo ya mbere yitwa Ntukihebe indi yitwa Amizero y'Ahazaza. Yewe muntu reka kwiheba ukuri Imana irakuzi yakuremye nk'ukibishaka amateka meza ari imbere yawe. Yewe muntu reka kwiheba ukuri Imana irakuzi yakuremye nk'ukibishaka amateka meza ari imbere yawe. Hanyuma twaje gukomeza bike abantu batangira kutumenya ibintu nangira kubona bitangiye kuba neza. Imana ikomeza kunyobeka imbaraga z'Umwuka Wera ngira n'amavuta yo kubwiriza bitangira gukorera aho ngaho ntangira gufatisha nuko nguko Imana yagiye intabara. Naje kugeza igihe Bibiliya ngendera ku ijambo ry'Imana. Bibiliya avuga ngo si byiza ko umuntu abaho wenyine. Njya kwengera mu gihe cyo gutereta nubwo abakobwa benshi bagiye banyangira bampingira isura yanjye ariko naragerageje nongereye ijwi kubera abantu bafite neza. Hanyuma ndakomeza nkora test ndatestinga ndatereta biranga hari n'abagendaga bananiza bakanca inkwano nyinshi kugira ngo ibintu byose byange ariko igihe cyaje kugera kuko isaha y'Imana yageze nza kujyana kubwiriza mu itorero ahantu ndabwiriza nsengera abantu babiri bari barwaye havamo bose barakira havamo umwe afata nimero zanjye aramamagara ngo ndashaka kuba inshuti yawe inshuti nawe kukwera uri umukozi w'Imana ujye unsengera buri munsi. Noneho numva ni byiza ndamubaza se bimeze bite nubwo turi abakozi b'Imana dusenga cyatunabwiriza ntago byagakuyeho ko watereta ngo ubaze umuntu izina kugira ngo ejo nejo bundi uzakora ubukwe nawe nugera n'igihe cyo kuba pasiteri bakwambika impeta hanyuma ubona inshingano si byose. Noneho igihe kiza uwo mukobwa namaze se uri umukobwa arambwira ngo ndi umukobwa nanjye navuga ngo ndi umusore. Niba uri umukobwa nanjye nka umusore reka dupange ibintu bifatika. Warankunze cyane neza se wankundiye iki? Nagukundiye kukorera Imana mukundiye akuri umuvuga butumwa mukundiye akuri umukozi w'Imana uvugira Imana ikuvugiramo igasoza ibyo yakuvugiye. Hanyuma turakomeza turakundana ndamubwira ati ndashaka yuko giye gutinda
ni ngombwa dukore mariage, aranyemerera. Nta mafaranga nari mfite usibye icyizere, igihe kiza kugera nari mfite ibihumbi 7, dukora mariage irasozwa, abantu bagiye bantera inguzanyo 1000, uzanye 2, inkunga iraza iriyongera, ubukwe buraba, madamu yambara ivara, nanjye nambara impeta, nambara ikote. Ndabyibuka icyo gihe congo narazitiye, natiye congo umuntu witwa Papa Louise na Mama Louise na Papa Louise bari Kabuga. Imana ibaha umugisha muri hose, Imana igikomeza ibongerere, ndabakunda cyane. Nshimira n'umupasiteri witwa Nibizi Jean Claude afite madamu we yitwa Mama Karine na Papa Karine, mwese ndabasuje batuye ku Gisozi n'imiryango yabo yose, ndabakunda cyane. Hanyuma baramfasha, bankorera dote, ibintu byose biraba, madamu ndamukukana, inyinya yanjye nyegeka mu rugo, sheri wanjye ndamuzana mu rugo. Sasa ibyo nari narabuze byose, ibyo banyimaga byose ndabibona. Urumva, nibwo nize gupfumbata umugore, ntabyo narinzi, byose birazanekana kuvuga n'ibindi byinshi, ngira ngo narashatse muri make. Hanyuma nkomeza umuziki wanjye, ariko mu gukomeza umuziki ngira ngo bibiri hari ahantu iyo barimo kurahira baravuga ngo tugiye kubana karamatanga, ariko ngo nzagukunda mu byago no mu makuba, ngo tutabyaye cyangwa tubyaye. Ariko ndashimira Imana ko yampaye urubyaro, narabyaye, mfite umwana witwa Ishimwe Ange, ni umukobwa, ariko turimo no kwitegura muri ino minsi kwibaruka undi mwana muri ano mezi ari imbere. Ubwo rero abantu mukomeze mudufashe no gusenga ibintu byose bigende neza. Ariko aho Imana igejeje Bikemu ndayishimira, nageze Imana yampaye ubushobozi bwo kugira indimi menyaho gakeya, Icyongereza ndagerageza, Igiswahili ndagerageza, ngera n'uburyo niga gucuranga, ngenda nkopera, ngira gute, ngenda hari utwo ntanga amafaranga mbwira umucuranzi nyigisha gutya na gutya, ngenda ntara utuntu, ngenda ngeraho ibintu bitangira kugira gute byemera ubusayizi, ngeze ku rwego rwo kuba nacurangira itorero, nkacurangira n'abandi bantu ahantu ngiye kuririmba, ibintu bikagenda neza, kandi abantu bakambwira turimo gukina umuziki mwiza kabisa. Mfite n'intumbero yuko Imana izangeza ku rwego rugiye rutandukanye. Ngayo nguko ubuhamya bwa Fideli, nuko ne kandi ikindi ndashaka kugera kure mu buryo bwo kuvugira Imana. Nibwirira abapasiteri mwese, muntumire nze ndirimbira Imana, mumpamagare kuri nimero zanjye ndibuze gutanga, muntumire mvugira Imana, mbwiriza abantu. Igihe cyanjye cyo gukora ni iki ngiki, nabibabwiye ko nta handi muzongera kumbona mvuga ibindi bintu. Nibyo nashyize kuri YouTube bitameze neza, byitwa ngo birasekeje, ngiye kubisiba kuri YouTube yanjye, ngiye kubikuraho mbisibe. Nimubona nabisibye rero nimuzagire ikindi, ngiye gutangiramo ibintu bishyashya by'ivuga butumwa. Mfite YouTube yitwa FTV Rwanda, nkagira n'iyitwa Mboneye TV. Mboneye TV niriho ibihangano, niyo nzacisha ibihangano byanjye, niyitwa FTV Rwanda. Nukugira ngo umurimo w'Imana ukomeze kugira gute kwamamaza. Rero mukundi ivuga butumwa nkora, ndabizi ndi mu mwuka, nta kibazo mfite, ndagusengera ukireho ufite ikibazo runaka. Niba utabyara waba utabyara cyangwa ukabubyara ufite imbogamizi yindi kubangamiye, mpamagara dusengane, mufashe gusenga. Sindi umushurashuzi, sindi umuhehitsi, sindi umugizi wa nabi, sindi umutekamutwe, ndi umukozi w'Imana furu Imana yemera. Namwe mugomba kunyumva mukankunda, Imana ibaha umugisha, kandi nukigikira Uwiteka azaba gushyigikira nawe. Yes, murabyumva rero, twaganiraga na Fideli Mboneye. Imana yamukoreye byinshi kandi n'ubundi iracyakora. Hari ibigenda neza ku buzima bwe, ashimira Imana, ariko hari na byinshi abura muri uru rugendo. Aracyari mu buzima bwo kwishakisha, bwo kwiyubaka n'urugo rwe. Mwumvise ko bafite na projet y'umwana ugiye kuvuka nyine mu minsi iri imbere. Ubwo namwe murabyumva, muri bakuru, umwana akenera byinshi. Hari umuntu rero ukurikiye kino kiganiro ushobora kwifuza kuguhesha umugisha mu buryo butandukanye, dore ko uri no muri Rego ukeneye ko indirimbo zawe zigera kure, dore ko tuzabivuga ariko mu kiganiro cya kabiri iby'umuziki. Ariko hari umuntu washaka kukuvugisha mu buryo butandukanye cyangwa guhesha umugisha ubuzima bwawe, yakubona ku iyihe nimero? Murakoze cyane. Ni ukuvuga nimero yanjye ni 078 90 37 388 078 90 37 388. Kandi nawe Imana ikumera umugisha cyane, ndagukunda
kandi nawe unkunde rwose ndabikungiye ndagusabye unkunde numfasha mu buryo bwo gukuza impano yanjye cyangwa se mu kunshyigikira umupasiteri ukampamagara nkaza nkabwiriza abantu nabwo ni ukumfasha numuza n'abantu benshi ukantumira mu ivugabutumwa runaka mu biterane runaka nkabwiriza abantu bagahembuka tugasengera abantu bagakira nanjye nta kabuza Imana izangirira neza niyo nayo ni inkunga ikomeye cyane nkeneye kubona koro z'abapasiteri nkeneye kubona koro z'abavugabutumwa nkeneye kubona koro z'abantu bagiye batandukanye abantu barwaye buri kimwe cyose gishoboka gikorerwa mu isi mumfashe navuze byinshi ngira ngo ni ibyo ngibyo Imana ibahe umugisha mwese mwari mudukurikiye ibiganiro byacu birakomeza